Nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye channel yacu, twizere ko mumeze neza aho muri hatandukanye, twizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo irebana n'ingaruka zo kwambara ubusa imbere y'umwana. Ese ubundi bigira ingaruka nziza cyangwa se byaba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umwana muri rusange? Tugiye kurebera hamwe rero niba koko ari ibintu bikwiye ko ababyeyi bambara ubusa imbere y'abana babo, cyangwa se niba bidakwiye nuko umubyeyi akwiye kubyitwaramo kugira ngo abe yakwirinda ko byagira ingaruka ku mwana we. Nta kintu rero kibaho kizirika ku mubyeyi nk'umwana muto. Umwana muto aragukurikira ahantu hose ugiye, abashaka ko mujyana ahantu hose, yaba mu gikoni, yaba muri saro, yaba muri dushe, ndetse rimwe na rimwe no mu bwiherero umwana aragukurikira, abashaka kumenya se papa cyangwa se mama cyangwa undi muntu babana, abagiye hari ahantu gukurikiye, abari mu biki. Umwana bafite amatsiko yo kumenya ibintu byose umubyeyi wabagiyemo cyangwa se umurera, bityo bigatuma ahora amukurikira kugira ngo yitegereze cyane ibyo akora, kugira ngo yitegereze ibyo umubyeyi waba arimo. Ari na byiza cyane kubera ko bifasha umwana kumenya uko ubuzima bumeze, kumenya uko ibintu runaka bikorwa, kugira ubwenge runaka. Ibyo byose nta handi umwana bikura, abyigira ku babyeyi cyangwa se kubo babana, agenda yitegereza ibyo bakora hanyuma nawe agatangira akabyigana. Muri iki gihe rero umwana aba yumva mwaba muri kumwe ahantu hose. Nicyo gihe usanga bigora ababyeyi kuba bakwihisha abana babo ngo batabona ubwambure bwabo cyangwa se batababona mu gihe bambaye ubusa. Ushobora kwibaza utese hari ikibazo ubundi kirimo kuba umwana wanjye ukiri muto yambona nambaye ubusa? Ese ntidushobora kogana cyangwa se kujyana muri dushe? Ese ntashobora kunkurikira aho hose mu bwiherero n'ahandi hatandukanye akaba yambona cyane ko aba ari umwana muto? Ese hari icyo byaba bitwaye? Ushaka kuba uri kwibaza kandi tese ni kuyihe myaka nkwiye kwitwararika? Ni ryari nkwiye kubigiraho ikibazo, cyane ko ku mwana muto wenda wumva koko nta kibazo kirimo? Ibyo bibazo rero uri kwibaza muri aka kanya nibyo tugiye kugusubiza muri iki kiganiro gitoya tugiye kugirana, kugira ngo tumenye ese koko birakwiye ko ababyeyi bambara ubusa imbere y'abana babo. Ubusanzwe kwambara ubusa ntacyo bitwaye igihe bikorewe aho bigomba gukorerwa, birumvikana. Urugero, nko muri dushe ntago wakoga wambaye imyenda, cyangwa se uri ku mazi wambaye utwenda tw'imbere gusa, twa twenda bajyana kogana kuri pisine, kuri plage n'ahandi hatandukanye. Ibyo ntacyo bitwaye. Ikindi, kwambara ubusa biterwa n'umuco w'ahantu cyangwa se umuco w'umuryango umwana yakuriyemo. Uko umuntu yakubona wambaye ubusa, wenda urugero uri mu cyumba cyawe, siko yabifata aramutse akubonye wambaye ubusa uri muri jaride cyangwa se uri muri saro. Aho hantu bigenda bitandukana. Nshaka kukubona wambaye ubusa uri mu cyumba cyawe ntibigire icyo bintwara, ariko nakubona ubusa wicaye nko muri saro cyangwa se uri hanze mu busitani nkabigiraho ikibazo, bitandukanye nuko naba nabibonye uri mu cyumba. No ku mwana rero nuko bimeze. Aho umwana amenyereye ko abantu bambarira ubusa, aba ari aho nyine. Iyo akubonye ahatandukanye n'aho hantu biramukanga, bikaba byanamuhungabanya. Abana rero ni abantu bafata mu mutwe amasura y'abantu bambaye ubusa kurusha abandi bose babaho. Impamvu y'ibi rero, iyo umwana akivuka areba amabere ya mama we n'ibindi bitandukanye, nta kintu na kimwe bimutwara. Ariko uko agenda akura, amenya kugenda, amenya kuvuga, amenya n'ibindi bintu bitandukanye, bigenda bitandukana. Uko yabonaga ya mabere ya mama wamwonsa akiri mutoya ntago yabyitagaho, nta nubwo yari afite ubwenge bwo kubyitaho, ntago yabihaga agaciro cyane. Uko umwana akura niko agenda ava kuri mama we akabasha kwisanga muri sosiyete. Aho ngaho bitangira gutandukana. Inzobere mu by'imitekerereze ya muntu yitwa Catherine Begret Amstraki avuga ko atari byiza gukomeza kwiyereka abana bawe wambaye ubusa, kuko bituma abana babika ayo mashusho mu bwonko bwabo, maze uko bagenda bakura bakarushaho kugira amatsiko yerekeye imyanya y'ibanga y'abantu. Yego ntacyo bitwaye kuba umwana yashaka kumenya uwo bameze kimwe n'uwo batameze kimwe mu babyeyi be. Urugero, umwana uwo ari we wese afite amatsiko hagati ya mama na papa ameze nkande, kugira ngo amenye ndi umukobwa cyangwa se ndi umuhungu, mu gihe atarabisobanukirwa ibijyanye no kuba umukobwa no kuba umuhungu. Ntacyo bitwaye kuba umwana
umwana yamenya mu babyeyi be ninde bameze kimwe. Impamvu rero ntacyo bitwaye nuko iyo umwana ageze mu kigero cy'imyaka 2, hagati y'imyaka 2 n'imyaka 2 n'igice, akunda kwitegereza cyane buri kantu kose ukwako. Biba byiza rero yuko kwitegereza kwe abikoreye ku bana bagenzi be aho kwitegereza ababyeyi be, kubera ko umwana bageze mu gihe cyo kureba cyane, akitegereza agashishoza na details zose n'utuntu twose turi kuri icyo kintu wowe utabashije kubona uri umuntu mukuru. Umwana waratwitegereza cyane akatureba. Si byiza kandi rero ko ababyeyi bogana n'abana babo bafite y'imyaka, ubwo ni ukuvuga bafite kuva kuri 2 n'igice gutyo kuzamura. Ntabwo ari byiza ko ababyeyi bogana nabo cyangwa se bajyana nabo muri dushe. Ikindi rero nuko kubona ubwambure bw'ababyeyi ku mwana utangiye guca kenge, ufite n'ubushobozi bwo gufata mu mutwe no kutibagirwa isura yabonye, bishobora kumutera ihungabana ku buryo ashobora no gutinya kwambara ubusa aho abandi babwambara. Umwana ugeze muri iki kigero twe tuvuze no kuvuga hejuru y'imyaka 2 n'igice, ubundi ku myaka 3 ubwonko bw'umwana butangira kubika cyangwa se gufata mu mutwe. Umwana w'imyaka 3 aba ashobora gufata mu mutwe ibintu ku buryo mu myaka ye yo kuba mukuru muri 10 n'ingahe cyangwa 20 ashobora kuba byibuka. Nawe utekereje neza ushobora gusanga ushobora kwibuka ibyo wakora gufite imyaka 3, ariko mbere yaho ukaba utabyibuka. Akenshi umwana ubwonko bwe butangira gufata mu mutwe cyangwa se kubika amashusho, amajwi n'ibindi bitandukanye umwana yatangiye kugera mu kigero cy'imyaka 3. Igihe rero atangiye kubika ayo masura cyangwa se ayo mashusho y'abantu abona bambaye ubusa, bishobora kumutera ubwoba, bikamutera guhungabana ku buryo ashobora kuzajya atinya no kwambara ubusa aho bwambarwa. Ni ukuvuga nko mu rwogero, akaba atinya kujya muri dushe ngo akuremo imyenda yose yoge, akaba adashobora kujya kuri plage ngo yambare twa tubikini cyangwa se ajye muri piscine yambaye mayodobe cyangwa se n'utundi twenda bogana, ugasanga byaramuhungabanyije, asigaye atinya kwambara ubusa. Indi nzobere mu by'imitekerereze ya muntu, ubwo ni umupsikologe witwa Christine Brine w'i Paris mu Bufaransa, we yavuze ko kugira ngo wirinde guhungabanya umwana wawe, umurinde ipfunwe, amenye uko azitwara kandi nawe ubashe kwitwara neza imbere y'abana, hari ibintu by'ingenzi ugomba gukora. Muri ibyo bintu by'ingenzi rero twababwira ko harimo gutoza umwana wawe kugira isoni cyangwa se kumva ko hari ibintu bikwiye kumutera isoni bityo akabyirinda. Impamvu rero ari ingenzi gutoza umwana wawe kugira isoni. Nubasha gutoza umwana wawe kugira isoni cyangwa se kumva ko hari ibintu bimutera isoni, bizamufasha kumva ko hari ibimutera isoni akwiye kwirinda, bituma abasha kugira ahantu he yigengaho, aho hantu udashobora kwinjira utabanje gukomanga cyangwa se umwana atabanje kukwemerera kwinjira. Ibi rero bifasha umwana kumva aticira urubanza ngo yumve yishinja amafuti, kuko nta kintu kiba kikimutungura, nta muntu ukimutungura yambaye ubusa ngo ahita amugwaho, ahubwo urabanza ugakomanga kugira ngo aguhe karibu ubashe kwinjira. Icyo gihe rero bituma nyine umwana yumva ko ntabwo atewe isoni no kwambara ubusa, kubera ko nta muntu uri buze ngo amugwe gituma mubone, azi ko umuntu uri buze ari bubanza gakomanga. Ni byiza rero ko winjira mu cyumba cy'umwana wawe ubanje gukomanga kugira ngo utamutungura akikanga, kandi nawe bituma byubahiriza iyo yaje mu cyumba cyanyu, bityo ntabatungure mutambaye ngo abe yakwikanga cyangwa se bibe byamuhungabanya. Kugira isoni rero ni ikintu cyiza kigaragaza kubaha no kwiyubaha, bigatuma umwana yishimira uwo ari we, kuko ababona ko nawe yubashywe cyangwa se ko n'abandi bamuha agaciro, bamwubaha, badapfa kumuvogera, ahubwo babanza kumusaba uburenganzira mbere yo kwinjira mu cyumba cye cyangwa se ahantu runaka yari ari wenyine. Ikindi rero ukwiye gukora ni ugushyiraho amategeko. Ntabwo ari bibi kwambara ubusa, ariko bigomba gukorwa mu gihe umuntu ari koga, mu gihe umuntu ari kwisiga, mu gihe umuntu ari kwambara. Ni byiza ko umwana amenya aho buri kintu gikorerwa. Ntusange po iri muri salo, ntihagire umuntu uzenguruka mu nzu yambaye ubusa. Bwira umwana wawe ibikorerwa mu ruhame n'ibitagomba gukorerwa mu ruhame, kugira ngo atangire byitoze hakiri kare. Ushyireho amategeko. Nta muntu wambara ubusa arahana. Ubusa umuntu abwambara ari muri dushe ari koga, ubusa umuntu abwambara ari mu cyumba cye ari kwisiga amavuta, ubusa umuntu abwambara nyine ari kwambara imyenda.
nyuma yaho ngaho ntago ugomba kuboneka wambaye ubusa uri hanze uri muri saro uri kuzenguruka mu rugo. Uko ugenda ubibwira umwana akiri mutoya muri ya myaka y'ibiri n'igice 3 agenda bitora akabigira umuco, bityo akamenya ko ubusa batabwambara ahantu hose biboneye. Ikindi rero wakora, tuma umwana wawe ahorana amatsiko. Iyo umwana arengeje imyaka 2 atangira kwibaza ku myanya y'ibanga y'ababyeyi be, akibaza uko ingana, akibaza ibiyigize n'ibindi bitandukanye, kubera ko abatangiye kugira amatsiko yo kumenya ibintu byinshi. Aya matsiko rero arakomeza, umwana akaba yanifuza gukora ku myanya y'ibanga y'ababyeyi be, kuko kureba gusa abafite amatsiko ariko buriya bingana gute, bimeze gute, yabireba akabibona none akagira amatsiko se biba bikomeye babyoroshya kumva ashaka noneho gukoraho. Iyo rero atangiye kwita ku myanya y'ibanga ye, atangira kumva abangamiwe cyangwa se akagira ishyari kuko ababona watameze nkamwe, agatangira kugira ipfunwe ko abantu bakuru wenda bamurusha imyanya y'ibanga minini, cyangwa se umwe mu babyeyi be bahuje igitsina murusha, mbese akumva ko atandukanye n'abandi, ntiyumve yisanzuye. Kubera kuko hora bitegereza, bituma abasha kwitegereza nawe imyanya ye y'ibanga akagereranya, akabona byenda kumera kimwe ariko ntago bimeze kimwe, akabona we hari ikintu abura. Ni byiza rero kudatuma umwana abona ubusa bwanyu cyangwa se ubwambure bwanyu, kugira ngo agumane amatsiko yuko mumeze, ahore yibaza ariko mama ameze ate cyangwa papa ameze ate. Noneho mu gihe mushaka kumumara amatsiko, mushaka nko kumusobanurira, koresha ibitabo bitandukanye aho kugira ngo umwereke imyanya yanyu y'ibanga. Koresha ibitabo umwereke umuntu muto yaba ameze gutya, umuntu mukuru aba ameze gutya, uko umuntu agenda akura imyanya y'ibanga nayo irakura ikazahinduka ikamera gutya. Ubimusobanurire ariko ukoresheje ibitabo, atari kubareberaho ngo arebe ngo papa ameze gutya cyangwa mama ameze gutya. Ikindi rero wakora, jya utega abana bawe amatwi. Rimwe na rimwe usanga ibyo ababyeyi bifuza ari byo n'abana babo baba bashaka. Urugero, iyo umwana agiye muri primaire atangira kumva ashaka kuba ari wenyine, ndetse akanashaka kwiyoza no koga wenyine atoganye n'abo bavukana. Ariko ugasanga kubera ukuntu tuba twihuta mu gitondo ntitubyitaho. Tubwira abana bacu ngo bajyane koga kugira ngo nyine byihute boge vuba vuba, aho kugira ngo umwe ajye muri douche undi aze kujyayo. Ugasanga ntago turi kubyitaho ku mwana akeneye igihe cye wenyine, akeneye koga wenyine. Cyangwa se ugasanga ukunda kutambara imyenda iyo uri mu rugo. Uko rero ukunda kumva wisanzuye, reka nihakayaga, reka nduhuke, ube wambaye ubusa uri mu rugo, uba uri kubitoza umwana kandi nyamara watari ibyo ashaka. Cyangwa se ugasanga abana turabararanya ku buriri bumwe kandi wenda hari uwanga ko mugenzi wamwegera. Tugomba kujya dutekereza ku byifuzo by'abana bacu, tukabatega amatwi igihe babangamiwe n'ikintu runaka, tukabumva, kubera ko wita wishyira mu mwanya w'umwana wawe kumva nanjye ari nge byambangamira. Twebwe twishyiramo apo n'abana bakogana nta kibazo, kandi wenda nawe birakubangamira kogana n'abandi. Tukishyiramo n'abana nta kibazo bararana, kandi nawe wenda umuntu iyo muraranya akakugerekaho amaguru birakubangamira. Tekereza wishyire mu mwanya w'umwana wawe, wumve ko nawe bishobora kumubangamira. Umubaze igihe ugiye gukora nk'ikintu nk'icyo, kubwira abana ngo bajyane koga muri douche, wenda hari uwifitiye isoni udashaka ko mugenzi bamubona, ubanze ubibaganirizeho wumve icyo batekereza, kugira ngo hato utababangamira ugasanga umwana agize ihungabana. Ikindi rero, ntugatume umwana yumva abangamiwe. Umwana muto aba akeneye gukorwaho buhoro buhoro, gushyirwa mu gituza. Ibyo byose ni byiza, ariko iyo umwana atangiye gukura, si byiza ko uruhu rwanyu rukoranaho mu gihe atabishaka. Gusange wenda umwana uramufumbata, cyangwa se uramubwira ati ngwino undyame iruhande umfumbate tuganire, wenda umwana biranamubangamira. Kakiri akabebe, kakiri gatoya, kakiri agahinja, iza affection nyine umushyire mu gatuza ashyuhe, ujye umukorera utumassage mu birenge sava. Ariko niba umwana atangiye kwigira hejuru, ni byiza ko ubanza kumubaza niba bitamubangamiye. Ni byiza ko umubyeyi aho umwana urukundo rwe nyine, ariko banza umenye niba umwana bitamubangamiye, kugira ngo atazajya yinuba kuza mu cyumba cya mama cyangwa se kurya iruhande rwa mama we, kubera ko azi ko mama aramfumbata kandi simba mbishaka. Ibyo bintu bituma umwana abangamirwa, wituma bibaho,
muganirize umenye ibitamubangamira. Ikindi rero ushobora gukora twasorezaho ni ugutoza umwana kudakinisha imyanya y'ibanga. Kuba umwana yakora ku myanya y'ibanga ntacyo bitwaye, ariko biba ikibazo iyo abikorera mu ruhame aho abantu bareba. Abana bageze muri deuxième enfance no kuvuga guhera ku myaka 3 kuzamura kugeza ku myaka 7, cyane cyane abana b'abahungu bakunda gukinisha udupipi twabo cyane. Ni byiza rero gutoza umwana ko atari byiza kubikorera aho abantu bareba, ko imyanya y'ibanga itagomba kwerekanwa cyangwa se ngo umuntu abashe kuba yayikoraho ari mu bantu benshi cyangwa se ari mu bandi. Sobanurira umwana wawe nyine ko imyanya y'ibanga nyine ni imyanya y'ibanga, ntago agomba kuyikorakora mu ruhame, ntago agomba kuyerekana mu ruhame kubera ko nyine ni imyanya y'ibanga. Ikindi rero mu gihe umwana akunda kwikora ku gapipi cyangwa se akunda gukora ku myanya y'ibanga kenshi, ujye umenya ko afite ikibazo kirimo kwigunga cyangwa se kumva atishimye, maze umube hafi umushakira ibindi bintu ahugiraho kugira ngo wa mwanya yamaraga yikora ku myanya y'ibanga ugende ugabanyuka, kubera ko akenshi ahakora nyine kubera ko nta kindi afite ahugiyemo nibyo yabonye umwanya wo gukora. Ibyo byose ujye ugerageza kubyitegereza. Abana rero hari ukuntu bagenda bambara ubusa bitewe n'imyaka bagezemo. Umwana rero ukiri muto akunda kwambara ubusa kubera ko aba yumva imyenda imubangamiye, imuhambiriye, igihe nta nicyo wenda bimutwara kubona undi muntu yambaye ubusa, we ntacyo biba bimubwiye. Kwambara ubusa aba yumva ari byiza, nta bintu bimufashe, nta bintu bimubangamiye. Guhera ku myaka 2 umwana iyo gikomeza kwanga kwambara, uba ugomba kubimuhata akabikunda, byanga bikunda ukabimushyiramo. Igihe umwana rero ungana gutya basanze muri dushe mwambaye ubusa, nta kibazo kirimo, ariko muba mugomba guhita mwitwikira cyangwa se mukenyera amayisume mukipfuka. Hagati y'imyaka 5 n'6 ubundi umwana aba agomba kwiyogana, ntago aba agomba kogana n'abandi bantu cyangwa se ngo nawe ujye kumwoza. Ni cya gihe umwana atangira kwiga kwiyoza. Icyo ukora wowe umuba hafi. Niba wenda afite imisatsi miremire ukaba wamufasha kuyogamo neza no kuyumutsa neza, cyangwa se kumwoza hatabasha gushyikira, gutyo ukagenda umutoza kwiyoza buhoro buhoro. Hanyuma yamara kumenya kwiyoza neza ukamureka, ntuzongere kumusanga muri dushe kugira ngo utabangamira bwa bwisanzure bwe, nawe abashe kugenda yisanzura. Ku yindi myaka irenzeho ubwo murabizi abana ntibaba bakunda kwambara ubusa, nta nubwo baba bashaka umuntu bazira mu cyumba uko yiboneye. Ariko no guhera kuri iyi myaka 5 kugera kuri 6, kubera ko umwana abashaka kwiyoza batagishaka kumwoza, kumukoraho, kumureba, ni byiza kutangira no kubaha kujya mu cyumba cye ubanje gukomanga. Nibyo rero ntababwira, nizere ko ababyeyi mwabyumvise, n'abatari ababyeyi mushaka kuzaba ababyeyi mu minsi iri imbere, namwe mujye mubyitaho, ndetse mushaka kuba mufite n'abarumuna banyu aho mu rugo mushobora kuba mwareberera kugira ngo batazagira ibibazo by'ihungabana. Nizere ko rero mwabyumvise ko atari byiza ko ababyeyi bambara ubusa imbere y'abana babo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nge na reka jeme classe nk'ibisanzwe, tuzongere dusubire ubutaha.